abarira narakoze uburaya mu bihugu bitatu, yego, u Rwanda na Kongo yego, n'u Burundi. Ndumva nayo Imana iteka, Yego. nanjye nabonye Imana inkura muri karande yo kubyarana n'ababyara, yego. noneho babyara banje Ni mumukunda kazagaruka, ni mubyandike muri komenti, hanyuma azagaruka tubwiriza ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nawe ntuhejwe, niba hari ubuhamya ufite ngwino tubwire, hanyuma ndetse dukizwe duhinduke. Hari abantu benshi bakeneye guhinduka, Imana ishimwe. Hari abantu benshi bakeneye guhinduka, kandi ikindi kujya kusambana n'umugabo ufite ifaranga rifatika ni n'ibintu biryoha. yego, Ariko reka gubwira, uretse imbaraga z'Uwiteka zaza zikagukura hariya hantu, ntabwo wowe ubwawe. yes. Reka tubahe ikaze ku Muhamya ni Yesu TV. Tunejejwe n'Imana ku bw'aka kanya keza Yesu aduhaye ko kugira ngo tugaragare imbere yanyu, cyangwa se tugaragare inyuma ya kamera. Imbere yacu muri kwabona umukozi w'Imana, cyangwa se w'Imana yasize amavuta. Buriya umuntu Imana yasize amavuta nta muntu ujya umuhangara, cyangwa se nta muntu n'umwe ujya ubasha kumutunga urutoki. Iyo amutunze n'urutoki ajya amenya yuko akoze Imana mu jisho. Uyu munsi tugarukanye n'umukozi w'Imana, cyangwa se umwigisha w'ijambo, cyangwa se umuhanuzi. Byose ni ibye kubera ko arabyemerewe, yabihawe na Kristo. Imana ishimwe. Rero dushimye Imana itugiriye icyizere tukabasha kubana nawe. Uyu munsi hari ibyo Uwiteka ashobora kuba yamusizemo, cyangwa se yamuhaye kubwo kugira ngo atuzanire. Imana y'amahoro ishimwe. Reka dutangire ndetse adusuhuze. Ni karibu. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Uko mubivuze, ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa. Haleluya. Amen. Ubwo Uwiteka yashimye ko tubana namwe uyu munsi. Imana ishimwe. Yego. Yego. Amazina yanjye yitwa Ngarura Justine. Yego. Ndi umubyeyi. Uri umubyeyi? Yego. Yego. Ndi umubyeyi w'umugabo umwe. Yego. N'abana bane. N'abana bane. Yego. Imana ishimwe. Ntago wapfa kubimenya. Nta muntu wapfa kubimenya ko uri umumama w'abana bane. Nta muntu wapfa kubimenya, ndetse n'umutwaro umwe. Yego. Imana ishimwe yatugiriye ubuntu, yamugiriye ubuntu, ndetse tumaze kumva ko ari umubyeyi, cyangwa se ari umumama, cyangwa umugore w'umugabo n'abana. Imana ihimbazwe cyane. Rero ba bandi mujya mureba iry'irari ryanyu ry'umubiri, uyu nguyu ndetse n'umukozi w'Imana, cyangwa se ndetse n'umumama. N'umumama, kandi n'umumama w'agaciro Imana yavuzeho. Yego. Imana ishimwe. Mukozi w'Imana, nizere ko mumeze neza. Meze neza, ntacyo twashinja Imana. Yego. Imana ishimwe. Kuko iyo umuntu abyutse ari muzima, ni icyubahiro cyayo. Yego. Imana ishimwe ko aba ari icyubahiro cyayo iyo umuntu abyutse ari muzima. Yego. Imana ihimbazwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Yego. Nibishoboka ujya ufataho nta kibazo, biremewe kuyifataho ukavuga rwose nta kibazo. Yego. Kuko ni iyawe, mikoro ni iyawe, kamera ni iyawe, byabaye ibyawe uyu munsi wa none. Yego. Bizaba n'iby'undi muhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana, kubera ko ibi ngibi bishyiriweho kugira ngo buri muntu wese abwirize ubutumwa bwiza, yaba mu ndirimbo, yaba mu kuvuga ijambo, yaba mu buhanuzi Uwiteka yamuhaye. Agomba kuvugira Imana, kubera ko Imana iri mu ijuru ikeneye abantu bayivugira, bayikorera, bakavuga gukomera kw'Imana. Nari ngiye kubwiriza kandi atari ngewe uri muri gahunda. Yego. Imana ishimwe. Uyu munsi rero turagira ngo tuganirize uko umwuka gushoboza, kandi iki gihe ni igihe abantu benshi bananiwe, bacitse intege. Ni igihe abantu benshi babuze ibyiringiro. Usanga abantu benshi bari kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami kubwo ubuzima babayemo. Ariko uyu munsi turagira ngo nkawe, birashoboka cyane nawe hari intambara warwanye kubwo kugira ngo ugere ahangaha. Tuguhaye ikaze, wabanza ukadusengera Imana, wamara kudusengera Imana ukatubwira ikikugenza, ndetse kugira ngo abanyarwanda n'abari mu mahanga ndetse babashe kumva
ndetse ikikugenza. Ni karibu mwene data. yego turagushimye witeka nyiringabo, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye ko waturinze ntuhabwe icyubahiro, turagushimiye ko watugwaniriye intambara zitandukanye, turagushimiye ko tuba tugeze uyu munsi wo kuwa gatatu turi bazima. Uwiteka ntuhabwe icyubahiro kuko urabikwiriye, kuko hari benshi batambutse, hari abagwayi, hari abari kwa muganga. Twebwe turagushimiye ko uyu munsi waturinze, ukaturindira imiryango, ukaturindira aho duturuka, ukatwimana. Uwiteka ntabwo ari uko dukwiriye, nta nubwo ari uko dukiranukira, ubwo n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Aya masaha turagushimiye rero, ngwino ubane natwe, gahunda ziri bubere ahangaha ahaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru. Reka tukubere mikoro wowe wirangururire n'Imana kuko urabishoboye. Rero gusabye nizeye mu izina rya ryera, amen. Amen. Karibu rero iby'umwuka gushoboje, yaba ubuhamya, yaba ijambo ry'Imana, byose ibintu byose byabaye ibyawe mu buryo bwa Kristo no mu buryo bw'umubiri. Imana iguha umugisha. Murakoze. Nk'uko nabivuze, ndi umubyeyi Imana yagiriye neza. Haleluya. Amen. Yavuga ngo ndi umubyeyi Imana yakunze, ikamukunda adakwiriye. Yankunda uriya muririmbyi uvuga ngo ufite impamvu zatuma ngunambaho kuko wankunze ntakwiriye. Yego. Haleluya. Amen. Yadusanze twigaragura, ndetse iyo irodobari turi mu byaha irangije iradukunda, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo izi saha tube tuvuga imirimo yayo. Ndi umubyeyi rero Imana yagiriye neza, igirira icyizere. Amen. Haleluya. Amen. Yangiriye icyizere, ijya imbwira ngo naragucomoye. Imana yaragucomoye. Ijya imbwira ngo mwana wanjye naragucomoye, nta nubwo imbwira ngo naragufashe, ijya imbwira ngo naragucomoye. Haleluya. Amen. Yambwira ngo Imana ntihabwe icyubahiro, Imana ishimwe kuko yaratwimanye, nukuri, yaraturengeye. Yego. Turi iyo ngiyo mu marogi, dutwara abagabo b'abandi, Imana ikaturengera, Imana ikatwimana. Iyi Mana ifite imbaraga nyinshi. Haleluya. Kuko ndibuka umunsi umwe mama yambyaye yarambwiye ngo iyo njya kumenya ko uzaba indaya nari kuzakwikira mu matako. Ariko buriya Imana ntabwo igireba nk'abantu. Yego. Nta nubwo icyo yakuvuzeho kijya gihinduka. Nukuri. Kandi icyo yatuvuzeho Satani ntabwo akizi. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu rero icyo Imana yatuvuzeho ntabwo akizi. Buriya nkunda ririya jambo rya Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema. Yego. Haleluya. Amen. Ndetse utaraba no mu nda ya mama wawe. Haleluya. Fata kuri mikoro wegereze umuntu. Amen. Ndangije ngo ndakweza. Yego. Haleluya. Amen. Ngugira umuhanuzi uzahanurira amahanga yose. Yego. Haleluya. Amen. Njya nkunda kuntu avuga ngo nzagutuma hakomeye. Yego. Haleluya. Amen. Ngo ndetse aha hantu hose uzahajya, kuko nzaba ndi kumwe nawe. Nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Amen. Bivuga icyo Imana yatuvuzeho. Yego. Haleluya. Amen. Nubwo twanyuramo bikomeye, nubwo twakigaragura, icyo yatuvuzeho Uwiteka arakirinda. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Icyo yakwanditseho ikavuga ngo mwana wanjye uzaca mu bikomeye ariko uzamvugira. Mwana wanjye uzaca mu businzi ndetse no mu busambanyi ariko uzamvugira. Ntaho bijya bijya. Kuri. Sibyo? Yego. Ntaho bijya bijya. Ikintu cy'Uwiteka ntaho kijya. Kandi iragufata. Nubwo njye nyavuga ngo yaramfashe. Haleluya. Yarancomoye, ntago nari uwo kubabarirwa, ariko yarambabariye. Haleluya. Amen. Nkunda ririya jambo ngo Uwiteka ari ku ngoma. Haleluya. Kandi ateze amaboko. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Aracyateze amaboko ku basinzi, aracyateze amaboko ku basambanyi, aracyateze amaboko ku bajura. Haleluya. Yaravuze ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iravuga ngo nimungarukira nzabagarukira kandi mbafitiye imbabazi nyinshi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu imirimo y'Imana, Imana ifite imbaraga nyinshi. Imana ifite amaboko yayo ni magari. Haleluya.
iyo itaba ifite amaboko magari ntabwo iba yarankuye mu magana y'abasinzi n'abasambanyi. Njyewe yankuye kure, yego, njya mbasha kuyihamiriza kuko yaravuze ngo numpamiriza imbere y'abantu nanjye nzaguhamiriza imbere ya data. Yego. Niko Yesu yavuze. Yego. Nanjye ubu ndi umugabo wo guhamiriza ko Uwiteka ajya acomora umuntu akamukura mu magana y'abasinzi Amen. n'abasamba. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ntago nari nzi ko nzaba umubyeyi. Yego. Ndi umubyeyi wanyoye urumogi, ndi umubyeyi Yeah. wanyoye bya mugo. Haleluya. Amen. Ndi umubyeyi wakoze ibyaha, natwaraga abagabo b'abandi. Yego. Haleluya. Amen. Natwaraga abagabo b'abandi ndetse nkatuma abana b'abandi baburara. Yego. Ariko nta mahoro ari kwa Satani, nta cyiza cyo kwa Satani. Yego. Uretse kuba yagukura mu buzima akakurimbura. Haleluya. Amen. Njye nyabwira Satani ngo ndashima kuko Uwiteka yancomoye utaranyica. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Yavuga ngo nta n'icyo uzakora kuko ndi mu maboko y'Uwiteka. Haleluya. Amen. Nyamubwira ngo aho utanyiciye mu marogi ntabwo ukimbonye. Yego. Haleluya. Aho itakwiciye mu marogi Satani. Ntabwo Satani akimbonye kuko nimba Imana yarabashije kundinda ndi mu marogi. Haleluya. Amen. Ikandinda ikandengera, njya mbwira Satani ngo nta cyawe natwaye jya umva inyuma kabisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni umugabo ndamwemera. Imana ishimwe. Ndi umugabo wo kubihamya ko nta kure haba hatakura umuntu. Yego. Haleluya. Amen. Nimba yarambashije kunkura mu bihugu bitatu nkora Uburaya, Uburundi, Kongo, mu Rwanda, ikora finale impagakiza. Aho hose wahakoze uburaya. Aho hose nahakoze Uburaya. Utwara abagabo b'abantu. Ntwara abagabo b'abantu. None uyu munsi Uwiteka yakoze ibitangaza. Yakoze imirimo n'ibitangaza. Kandi navuyeyo nta sida ndwaye. Mukomere Imana amashyi bantu b'Imana kubw'umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Imana yarakoze. Mvuga ngo ni umugabo ukomeye. Njyewe ndahangaha ndi guhamya Imana kuko narayibonye. Yego. Imana igenda ukajya gutega umugabo utazi ahari. Yego. Haleluya. Amen. Akakujyana mugakora amabara mugasambara. Yarangiza ikakurinda ikavuga ngo mwana wanjye nubwo uri ikiraro uri icyanjye. Uri icyanjye. Iyi Mana rero niyo nje guhamiriza uyu. Yo, Imana ishimwe. Iyi Mana niyo nje guhamya. Ni umugabo w'intwari, ni umugabo w'imbaraga. Haleluya. Amen. Aho ababyeyi batari iraza ikabana nawe. Mu gihe umubyeyi wuwe wabaye indaya akubwira ngo ndakujugunye ndaguciye mu muryango, ariko n'Imana itagica umwana wayo. Haleluya. Yego. Amen. Ni umubyeyi wa wundi uza wigaraguye mu byondo kavuga ngo mwana wanjye wicishije bugufi, kavuga ati papa mbabarira nasambanye, mbabarira niba, akakubwira ngo mwana wanjye humura ndi kumwe nawe. Haleluya. Amen. Uyu mugabo ntago ajya arobanura, Ni ukuri. nta nubwo ajya areba ku bantu. Yego. Buriya nkunda Bibiliya. Nigeze kubwira Imana ngo Mana, nafataga ndomboro ya Soro mu kabari, ndayibwira ngo ndashaka kumpereza memwari kadi yo gufata Bibiliya mu mutwe. Yego. Haleluya. Amen. Ndayibwira ngo nafataga indirimbo ya Bruce Melody, nafataga indirimbo za Meddy za The Ben, nafataga Zuki zo muri Kongo za ndomboro wa Soro. Ndayibwira ngo mpereza memwari kadi yo gufata ibyawe. Haleluya. Yo gufata ibyawe. Irangije irabimpa buriya. Yego. Nkunda Imana cyane nubwo Yego. ntasoma muri Bibiliya, Imana yarabimpaye. Ni ukuri. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Nkunda ririya jambo riri muri Yeremiya. Haleluya. Yego. Yeremiya 31 ku murongo waho wa 3. Yego. Haleluya. Amen. Haravuga ngo nakubonekeye kera. Haleluya. Yego. Ngukunda urukundo ruhoraho. Yego. Ngukuruza ineza yanjye. Ineza Haleluya. yanjye. Ndakwiyegereza. Ndakwiyegereza. Haleluya. Haleluya. Iravuga ngo wa mwari wo muri Isirayeli, Wa mwari wo muri Isirayeli. Haleluya. Nzongera kukubaka. Imana ishimwe. Haleluya. Himbazwe. Kandi uzubakika. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Uzongera gutera inzabibu. Haleluya. Uzongera kugira amashako Imana yawe. ihimbazwe. Haleluya. Yego. Ngo ndetse uzasohokera mu mbyino za Oh, talala binifo. Haleluya. Sotala siri binima. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Uzagira imbuto nziza ngo kandi abantu bose bazaza aho uri. Yego. Haleluya. Bazaza Amen. bakuganya. Haleluya. Yego. Bivuge ngo ngenge mvuga ngo yankunze urukundo ruhoraho. Ruhoraho. Haleluya. Yego. Haleluya. Amen. Inkuru zineza ye. Haleluya. Kabisa. Iyo ataba ineza ntabwo iba Iyo yarankuye ataba mu ineza magana y'Imana. y'abasinzi Ni ukuri. n'abasambana. Imana ishimwe. Iyo ataba ineza iba yaravuze ngo ni
ipfire mu maroji ariko kubw'urukundo rwayo n'imbabazi niyo mpamvu yambwiye ngo mwana wanjye ndagukunda. Haleluya. Niyo mpamvu yankuye mu magana y'abasinzi n'abasambanyi. Niyo mpamvu igihe nabaga nasinze ndi kudandabirana nyoherezaga marayika wo kundinda. Niyo mpamvu igihe najyaga mu maroji ntwara abagabo b'abandi yatumaga batanyikira mu maroji. Haleluya. Njya mvuga ngo Mana ngo uramburiye amaboko, njya mvuga ngo nguhaye icyubahiro, Imana ihimbaza kuko warakoze, kugucomora, imirimo n'ibitangaza, yarakoze Yesu, yakoze iby'abantu batari yagukuye mu buraya. Irangigira avuga ngo nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse, ngo kandi uzasohokera mu mbyino by'abanezero. Haleluya. Haleluya. Yasubiza amaso inyuma nkavuga ngo babyeyi banje bazanezerwa no kubona nari ikirara bambona Imana yarampaye agakiza. Njya mvuga ngo ababyeyi bazavuza impundu. Haleluya. Yeyo nsubije mu mateka inyuma njya mvuga bazavuga ko ndi cya kirara. Haleluya. Cya kindi cyasabye umunani kikagenda iyo ngiyo kigatorongera. Haleluya. Nanjye ndi ikirara. Niyo mvuga ngo nzambuka iwacu njya mvuga ngo nzagenda bavuga ati iki ni cya kirara cya Yesu. Ariko Imana ishimwe, Imana ihimbaza, Imana kubundi umusitari wa Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Ubundi umusitari nzamwamamaza ahagomba. Njya mvuga ngo papa nzakwamamaza ahantu hose. Uba gukora uburaya mu bihugu bitatu nta sida ugwaye n'ishimwe ry'Uwiteka. Ntabwo bibaho. Hari indaya nyinshi Kacyiru zagiye zipfa turi kumwe zigapfa. Haleluya. Njyewe narasigaye. Haleluya. Ntabwo ari uko ndi mwiza, nta nubwo ari uko nayikiranukira, ahubwo n'imbabazi z'Uwiteka. Haleluya. Nkunda ririya jambo riri muri Yeremiya 17 ku murongo waho wa 7 haravuga ngo hahiga umuntu wizera Uwiteka. Haleluya. Nawe akamubera iki? Ibyiringiro. Ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi. Haleluya. Cyera imbuto mu gihe cyayo. Imana ishimwe. Haleluya. Njye nkunda ririya jambo ngo ntabwo kizita ku mapfa. Haleluya. Izuba ryacyanyeho. Haleluya. Ahubwo kizahora kigize ute? Gitohagiye. Haleluya. Imana ihimbaza. Haleluya. Abari mu bwihisho bw'Uwiteka bahora batohagiye. Ngeyo ndebye imirimo y'Imana Dawidi yaravuze ngo Imana yacu niye. Nanjye ndumva nanjye Imana niya. Imana niyamamare. Imana n'umukozi w'umuhanga. Ntago nari nzi ko yampindurira izina. Haleluya. Ikangira umubyeyi ntari kuba umubyeyi. Ntago nari nzi ko yankuraho izina ryitwa indaya. Ubu noneho ndi mama Souvenir, ndi mama Jessica, ndi mama Horiraya, ndi mama Nikita. Haleluya. Urumva icyubahiro n'ucu Mama Jessica, mama Hori, mama Nikita, mama Souvenir. Isezerano. Urumva Imana yangiriye ubuntu. Haleluya. Ntago ari uko nari mwiza cyane kandi buriya ngo ntago igireba ku buranga. Yiza kurebaho nuruka ntago yari kunkura ntago yari yiza kureba uburebure ngireba ubwiza ntago yari kunkura mu maroji. Nokuri. Yari kureka nkapira hehe muri roji. Ariko shima Imana. Imana ishimwe yarakoze. Haleluya. Yambwira ngira cyateza amaboko. Haleluya. Haleluya. Yaravuze ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete nibo bazambona. Haleluya. Haleluya. Imana iradukunda. Nukuri. Iradukunda. Urebye ntago ari uko turi beza, ntago ari uko tuyikiranukira, ahubwo imbabazi zayo ihora iteze amaboko. Buriya nkundiriye ndirimbo ngo kandi kukunda umwana wayo ngo niko nanjye inkunda ntagize ute ntakwiriye. Haleluya. Nari umugome. Njya mvuga iyo bahageze njya mvuga ngo nari umugome, nari umusambanyi, ndi umusinzi, niba abagabo amafaranga y'abandi. Ariko shima Imana ko yamaye kunyuga. Nta miti wakoreshaga wowe? Ko hari abakoreshaga imiti njya numva. Nigeze rimwe mba muri Kongo naho niho nakoresheje ibintu by'imiti. Ariko buriya ngo hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abaruzi, hejuru y'abakonikoni hari Imana ikomeye. Ibintu by'imiti narabikoresha ngo turisize tukajya mu maroji, ariko tukaba ahubwo iyo twisigaga imiti nta bagabo twanabonaga, ahubwo twabaga tutayisize ni naho twabonaga abagabo. Haleluya. Bivuge ngo rero
imbaraga z'Imana zirahari Imana irahari. Haleluya. Amen. Imbaraga z'Imana zirahari Yego. kandi Imana ni umunyembaraga. Nukuri. Amen. Imiti nubwo wayisiga ariko uretse igikundiro cy'Uwiteka. Ariko iyo uri kwa Satani uba ufite igikundiro cya Satani. Nabeshera ntago beshye. Uba ufite igikundiro cya Satani. Ntago aba ari Imana rero. Imana ntiyatuma tugira igikundiro, iguha igikundiro kugira ngo yenda abantu bavuga ati uriya ni umukozi w'Imana, ejo uzabona abantu baza mu rugo bakugana kubw'amavuta kuriho. Ariko kwa Satani nyine uba ufite icyangiro cye nyine aba yagusize. Kuko ndibuka mba i Burundi nakoraga mu kabari. Nkora mu kabari ahantu bita mu Cibitoke cya Rugombo. Barazaga n'abazungu bavuga ati turashaka indaya nziza, akaba ari njye bahamagara. Yewe nkaba nagiye kureba akambwira ati Zuzu, iryo niryo zina ry'akazi nakoresha. Witwaga Zuzu? Yego. Nagiye barampamagaraga bakavuga ati Zuzu uri hehe? Ati ndahana. Ati wateze ko umuzungu tugafata umuzungu. Nuko bakaba banantegera naho ndi nkaza, kandi narazaga abazungu bakavuga ati yes, sinzi ibirimi baba bavugaga, bakavuga ati good, bakaba ari njye bahitamo. Haleluya. Amen. Ariko shima Imana ko yampinduriye izina. Yarakoze. Imana yampinduriye izina mu buryo budasanzwe. Ingira umubyeyi, nacyo ndayishimira buri gihe. Ariko Satani iyo uri kumukorera, yajyaga asura mu nzozi akanyereka nzaba icyamamare, akanyereka ndi kumwe n'aba bantu bakomakomeye. Satani ajya asura abambari. Burya Satani asura abantu nawe akabereka ko bazaba bakomeye cyane. Kuko njyewe najyaga nicara, najyaga ndyama, najya kuryama bwarinda buca mbona nzaba icyamamare. Bukarinda buca uri kubona uzaba icyamamare, zagendera mu modoka nziza. Mbese yakuza aza mu ntekerezo. Buriya Satani nawe ntabwo azagufurusinga ngo nkorera. Burya se ntabwo azagufurusinga ngo nkorera, ahubwo araza akagusura akakwereka ibyiza. Sibyo? Akakwereka ibyiza, akakwereka ukuntu uzaba icyamamare gikomeye, akakwereka ukuntu uzaba udasanzwe. Nuko ubundi hagutereta. Iyo umukundiye murajyana, iyo mutamukundiye nyine muratandukana. Akanyereka ukuntu nzaba umukobwa mwiza w'amataye arenze, akanyereka ukuntu nzajya muri Amerika mu bihugu byose ndi gutambagira. Nkiri n'umwana muto najyaga ndyama nkabona nkazaba icyamamare, nzaba umuntu ukomeye. Ni nayo mpamvu nakuze afite ubwibone. Kuko Satani yari yansuye nkiri muto. Kuko njyewe iyo ntajyaga ku ishuri nagiraga inifomu ebyiri ku ishuri. Nagiraga inifomu ndende nkagira ngufi. Nagiraga inifomu yo kwereka ababyeyi n'iyo kuko twebwe ntabwo iwacu twari twemerewe nyine kwambara ibintu bigufi nk'abasilamu. Nagiraga wari umusilamu? Nagiraga inifomu ngufi na ndende. Ubwo naba ngeze ku ishuri nkahindura nkambara inifomu ngufi, naba ntashe nkambara inifomu. Wumvise amayeri ya Satani? Kubera iki wambaraga ngufi? Kwari kugira ngo abagabo bakurebe? Bwibone. Buriya niyo wirebye muri miriwari Satani arakongorera, akakubwira ngo uzi ukuntu uri umukobwa mwiza. Nanjye nakuze nibona. Nakuze nibona, mbona ko ndi umukobwa mwiza. Nambaraga utumini, nambaraga udukabutura. Niyo bambwiraga ngo jya kugura umwenda, naguraga umwenda mugufi. Urumva atari yaransuye kare kabisa. Najya kuryama ahubwo akanyereka nzaba icyamamare gikomeye. Ubwo wigaga mu kangahe? Icyo gihe njye natangiye ubwibone bwanjye bwatangiye nkiri muto. Ukiri muto? Nkiri muto, bwaje mfite nko mu myaka 8. Nubundi arego ubundi uracyari muto. Oya ubundi ngo narakuze. Numva nari umubyeyi ukomeye w'abana bane. Imana yari. Ariko nta muntu wapfa kumenya ko uri uwo mubyeyi w'abana bane. Urumva? Najya kwambara buriya niyo badutumaga tennis sport, iyo ntambaraga ubusa numvaga ntanyuze. Nuko ubundi ho Satani yabasura
ukiri buriya ubwibone Yego. Satani araza akabuguteramo ukiri muto kuko akakubwira nimba se ntarasohokaga ntisize makeup kandi Yego. ndi uruhinja Eh, undi muto urumva atari ubwibone. ni ubwibone Satani kabisa bagusura hakiri kare ariko aribesha. aribeshya. abo Imana yavuze ngo bazankorera tuzayikorera, ni ukuri. turahari. Amen. abo Imana yavuze ngo tuzayihamiriza turahari. Yego. nanjye naramucitse kandi ntacyo, haleluya, Amen. ntacyo azantwara Yego. kuko mfite umugabo ukomeye, umugabo w'intwari, Yego. utajya utsindwa Yego. ku rugamba, Yego. ntago ajya aneshwa, Eh, ntago ngo ari umuntu kugira ngo agire ute. Amen. ni ubwibone bwakuze. Yego. njya mbona nzaba icyuki, ndi icyuki, noneho Yego. najya ntambuka no ku mamodoka. urumva Satani yankoresheje nkiri muto. Yego. najya ntambuka no ku mamodoka, wakunda umuntu atambuka ku bagabo, noneho ngatangira gutingisa amabuni imbere y'abagabo. Yego. urumva Satani ataransuye nkiri muto. cyane yagusuye ukiri muto. rero njya mvuga ngo imbaraga z'Imana zirahari, zirahari. ahatari Imana ntago wakikura mu maboko. uko ni ukuri ntabwo wahekura. kurya amafaranga y'umugabo utazi aho yavuye ni ibintu byiza. ndabeshya? ni ibintu byiza kuhahikura. ntago washobora kuhava, ntago wahava. Yego. iretse Imana yavuze ngo nakumenye kiri muto, ngo ugira umuhanuzi ikagufata. ntago niyo ubwayo yahakwikurira, kuko idahagukuye ntago rega ubuzima buraryo. none se buriya gusambana ni ukurya ubuzima buriya ra? impamvu mvuga ngo ni ukurya ubuzima, ujya kurya amafaranga utavunikiye. ubundi kurya ibintu ibyo umuntu atavunikiye byo biraryoha. rero niyo mpamvu mvuga ati nyine ibya Satani nyine biraryoha nabyo. ariko abyishyuza nabi, niko njya numva. abyishyuza nabi, nicyo mpfa nawo. impamvu akwishyuza nabi, urajya gusambana ukaba uhakuye sida. Yego. wajya kwiba akabakubise mu rujugujugu, ijisho rikavamo. Yego. ndetse nta kintu cya Satani nta cyiza kimuvaho Yego. uretse umuruho. ubundi ho Satani ahemba ibintu bine. icya mbere ahemba, araguhemba kujya neza ukaba ahantu heza. ikindi cya kabiri ahemba ni ukuba wakambara neza, ndetse icyo ushatse ukakigeraho, urumva. Yego. ukagira amafaranga. icyo ni icya kabiri. ikindi ahemba cya gatatu, arakwamamaza. Yego. akakwamamaza ahantu hose bakakumenya. wajya utambuka ati dore umusitari. Yego. haleluya. aba yamaze kukwamamaza. buriya abantu bose benshi bamamara, abenshi bamamazwa na Satani. oya, hari abantu b'Imana bamamazwa n'Imana. Yego. sibyo se? Yego. natangiye ngubwira ngo ndi umusitari wa Yesu. ariko hari akantu ushaka ko tuganiraho gatoya mbere yo usoma ijambo ry'Imana. n'ubundi ndabizi ugiye kujya mu ijambo, ariko hari akantu ushaka gatoya ko tuganiraho. ni akahe? akantu gatoya nshaka ko tuganiraho ni akantu ndetse kajyanye no kuba, ndetse nakubaza ku kintu cyitwa kwamamara, sibyo? iyo urebye iyi minsi ya none, abantu bari kugenda bamamara, sibyo? baramamara, ariko mu kanya nk'ako guhumbya ukumva umuntu ngo yapfuye, sibyo? uriya muntu aba apfuye gute kandi yarageze mu gihe cyo gutangira ahubwo kugirirwa neza n'Imana? niyo mpamvu rero buriya yakwamamaje ababona ko mu minsi iri imbere uzabivamo. kuko Satani nawe arerekwa buriya. sibyo se? niyo mpamvu ahita agukura mu nzira. Yego. diregiti. Yego. kugira ngo ntazahura nawe. urukumva impamvu ahita ankura mu nzira? Yego. kugira ngo ejo ntazahura n'umutumishi w'Imana akambwira ati ibyo urimo ntago ari byo. urumva? niyo mpamvu nawe ahita agukura mu nzira. niyo mpamvu ahita agukura mu nzira cyane. yego. komereze. yego. impamvu ni iyo ngiyo. ababona ko mu minsi iri imbere uzahura n'umukozi w'Imana akakubwiriza kandi ukabyumva. niyo mpamvu ahita agukura mu nzira. yego. komeza. Yesu komeze aguha imbaraga. yego. niyo mpamvu rero Satani nta cyiza iyo kwamamaje ahita agukora mu nzira ugapfa. kuko ababona ko mu minsi iri imbere uzaba uw'umumaro, ababona ko mu minsi iri imbere uzahinduka,
ababona ko mu minsi iri imbere ejo ubundi uzavugira Imana. Ni nayo mpamvu iyo umukoreye aguhiga cyane kugira ngo agukore mu nzu. Nta kindi kintu abikorera uretse kuba yakwica akagukura mu nzira, nta kindi kintu. Ariko natangarizaga abantu babwira ngo mureke tugarukire Uwiteka. Nanjye yangiriye icyizere ankora mu magana y'abasinzi n'abasambanyi, nari umujura, nibaga amafaranga abagabo b'abandi. Ariko Uwiteka kubw'imbabazi z'Uwiteka yarambabariye, ubu yarambatuye. Nanjye ndi muri ba bandi Yesu yameneye amaraso ntakwiriye, ndi umunyabyaha, angirira ibambe n'imbabazi, arandengera, arampindura, ankura muri puberi, arandengera, arampisha. Kuko njya nkunda uriya muririmbyi ngo urantangaza Yesu we, urantangaza. Ujya ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga. Nanjye warakoze kumpindura, urankarabya, uransiga, urampindura ntakwiriye. Nari umunyabyaha, narakora ibyangwa n'amaso yawe. Ndavuga ngo ntuhabwe icyubahiro papa, warakoze papayi mwiza, warakoze. Nanjye nzajya nguvugira, nzajya nguhamiriza ahantu hose, isi yose ikumenye, isi yose imenye kuri Imana y'inyembaraga, isi yose imenye kuri Imana igihindura amateka y'ubuzima, isi yose imenye. Nzakwamamaza aho abantu bose bari, bamenye neza ko ujya umuhindura. Umuntu ukamugira umubyeyi atari kuba umubyeyi, umuntu ukamuha agakiza atari kuba gakiza, ndetse yarabaye n'igicibwa mu miryango ukamuhindura. Imana ishimwe kuko yakoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, kandi Imana y'amahoro ikomeze kugirira neza. Gusa ubuhamya, amen. Nkiri n'umwana muto najyaga ndyama nkabona nkazaba icyamamare, nzaba umuntu ukomeye. Ni nayo mpamvu nakuze afite ubwibone. Yego. Kuko Satani yari yansuye nkiri muto. Yego. Kuko njyewe iyo ntajyaga ku ishuri nagiraga inifomu ebyiri ku ishuri. Nagiraga inifomu ndende nkagira ngufi. Yego. Nagiraga inifomu yo kwereka ababyeyi, n'iyo kuko twebwe ntabwo iwacu twari twemerewe nyine kwambara ibintu bigufi. Yego. Abasilamu. Nagiraga wari umusilamu? Nagiraga inifomu ngufi. Yego. na ndende. Yego. Ubwo naba ngeze ku ishuri nkahindura nkambara inifomu ngufi, naba ntashe nkambara inifomu. Wumvise amayeri ya Satani? Kubera iki wambaraga ngufi? Kwari kugira ngo abagabo bakurebe? Bwibone. Yego. Buriya niyo wirebye muri miriwari Satani arakongorera, akakubwira ngo uzi ukuntu uri umukobwa mwiza. Nanjye nakuze nibona. Yego. Nakuze nibona, mbona ko ndi umukobwa mwiza. Yego. Nambaraga utumini, nambaraga udukabutura. Niyo bambwiraga ngo jya kugura umwenda, naguraga umwenda mugufi. Urumva atari yaransuye kare kabisa. Najya kuryama ahubwo akanyereka nzaba icyamamare gikomeye. Ubwo wigaga mu kangahe? Icyo gihe njye natangiye ubwibone bwanjye bwatangiye nkiri muto. Ukiri muto? Nkiri muto, bwaje mfite nko mu myaka 8. Nubundi arego ubundi uracyari muto. Oya ubundi ngo narakuze. Urumva nari umubyeyi ukomeye w'abana bane. Imana yari. Ariko nta muntu wapfa kumenya kuri uwo mubyeyi w'abana bane. Urumva? Najya kwambara buriya niyo badutumaga tennis siporo, iyo ntambaraga ubusa numvaga ntanyuze. Nuko ubundi ho Satani yabasura ukiri buriya ubwibone. Satani araza akabuguteramo ukiri muto. Kuko akakubwira nimba se ntarasohokaga ntisize make-up kandi ndi uruhinja, undi muto, urumva atari ubwibone? Ni ubwibone kabisa. Satani bagusura hakiri kare. Ariko aribeshya. Abo Imana yavuze ngo bazankorera tuzayikorera. Ni ukuri. Turahari. Amen. Abo Imana yavuze ngo tuzayihamiriza turahari. Yego. Nanjye naramucitse kandi ntacyo. Haleluya. Amen. Ntacyo azantwara. Yego. Kuko ufite umugabo ukomeye, umugabo w'intwari. Yego. Utajya utsindwa. Yego. Ku rugamba ntago ajya aneshwa. Ntago ngo ari umuntu kugira ngo agire ute
Amen. nuko ubwibone bwakuze Yego. njya mbona nzaba icuki ndi icuki noneho Yego. najya ntambuka no ku mamodoka urumva satani yankoresheje nkiri muto Yego. najya ntambuka no ku mamodoka wakunda umuntu atambuka ku bagabo noneho ngatangira gutingisa amabuni imbere y'abagabo Yego. urumva satani ataransuye nkiri muto cyane yagusukira muto. rero njya mvuga ngo imbaraga z'Imana zirahari atari Imana ntago wakikura mu maboko uko ni ukuri ntago wakikura kujya amafaranga y'umugabo utazi aho yavuye ni ibintu byiza ndabeshya ni ibintu byiza kujya gusambana n'umugabo ufite ifaranga rifatika ni n'ibintu biryoha yego ariko reka gubwira uretse imbaraga z'Uwiteka zaza zikagukura hariya hantu ntabwo wowe ubwawe wahikura ntago washobora kuhava ntago wahava yego iretse Imana yavuze ngo nakumenye kiri muto ngugira umuhanuzi ikagufata ntago niyo ubwayo yahakwikurira kuko idahagukuye ntago rega ubuzima buraryo. None se buriya gusambana ni ukurya ubuzima buriya ra impamvu mvuga ngo ni ukurya ubuzima ujya kurya amafaranga utavunikiye ubundi kurya ibintu ibyo umuntu atavunikiye byo biraryoha rero niyo mpamvu mvuga ati nyine ibya satani nyine biraryoha nabyo ariko abyishyuza nabi niko njya numva abyishyuza nabi nicyo mpfa nawo impamvu akwishyuza nabi urajya gusambana ukabuhakuye sida wajya kwiba akabakubise mu rujugujugu ijisho rikavamo ndetse nta kintu cya satani nta cyiza kimuvaho uretse umuruho ubundi ho satani ahemba ibintu bine icya mbere ahemba araguhemba kujya neza ukaba ahantu heza ikindi cya kabiri ahemba ni ukuba wakambara neza ndetse icyo ushatse ukakigeraho urumva ukagira amafaranga icyo ni icya kabiri ikindi ahemba cya gatatu arakwamamaza akakwamamaza ahantu hose bakakumenya wajya utambuka ati dore umusitari haleluya aba yamaze kukwamamaza buriya abantu bose benshi bamamara abenshi bamamazwa na satani oya hari abantu b'Imana bamamazwa n'Imana sibyo se natangiye ngubwira ngo ndi umusitari wa Yesu ariko hari akantu ushaka ko tuganiraho gatoya mbere yo gusoma ijambo ry'Imana n'ubundi ndabizi ugiye kujya mu ijambo ariko hari akantu ushaka gatoya ko tuganiraho ni akahe akantu gatoya nshaka ko tuganiraho ni akantu ndetse kajyanye no kuba ndetse nakubaza ku kintu cyitwa kwamamara sibyo iyo urebye iyi minsi ya none abantu bari kugenda bamamara sibyo baramamara ariko mu kanya nk'ako guhumbya ukumva umuntu ngo yapfuye sibyo uriya muntu aba apfuye gute kandi yarageze mu gihe cyo gutangira ahubwo kugirirwa neza n'Imana niyo mpamvu rero buriya yakwamamaje ababona ko mu minsi iri imbere uzabivamo ko satani nawe arerekwa buriya sibyo se niyo mpamvu ahita gukura mu nzira kugira ngo ntazahura nawe urukumva impamvu ahita ankura mu nzira kugira ngo ejo ntazahura n'umutumishi w'Imana akambwira ati ibyo urimo ntago ari byo urumva niyo mpamvu nawe ahita gukura mu nzira niyo mpamvu ahita gukura mu nzira cyane komereze impamvu ni iyo ngiyo ababona ko mu minsi iri imbere uzahura n'umukozi w'Imana akakubwiriza kandi ukabyumva niyo mpamvu ahita gukura mu nzira komeza Yesu komeze aguha imbaraga niyo mpamvu rero satani nta cyiza iyo kwamamaje ahita gukura mu nzira ugapfa uko ababona ko mu minsi iri imbere uzaba uw'umumaro ababona ko mu minsi iri imbere uzahinduka ababona ko mu minsi iri imbere ejo ubundi uzavugira Imana ni nayo mpamvu iyo umukoreye aguhiga cyane kugira ngo agukore mu nzira nta kindi kintu abikorera uretse kuba yakwica akagukura mu nzira nta kindi kintu ariko natangarizaga abantu babwira ngo mureke tugarukire Uwiteka nanjye yangiriye icyizere ankora mu magana
y'abasinzi n'abasambanyi, nari umujura, nibaga amafaranga abagabo b'abandi, ariko Uwiteka kubw'imbabazi z'Uwiteka yarambabariye, ubu yarambatuye, nanjye ndi muri ba bandi Yesu yameneye amaraso ntakwiriye, ndi umunyabyaha, angirira ibambe n'imbabazi, arandengera, arampindura, ankura muri puberi, arandengera, arampisha. Kuko njya nkunda uriya muririmbyi ngo urantangaza Yesu we, urantangaza, ujya ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga. Nanjye warakoze kumpindura, urankarabya, uransiga, urampindura ntakwiriye, nari umunyabyaha, narakora ibyangwa n'amaso yawe. Ndavuga ngo nuhabwe icyubahiro papa, warakoze papayi mwiza, warakoze. Nanjye nzajya nguvugira, nzajya nguhamiriza ahantu hose, isi yose ikumenye, isi yose imenye kuri Imana y'inyembaraga, isi yose imenye kuri Imana igihindura amateka y'ubuzima, isi yose imenye. Nzakwamamaza aho abantu bose bari, bamenye neza ko ujya umuhindura, umuntu ukamugira umubyeyi atari kuba umubyeyi, umuntu ukamuha agakiza atari kuba gakiza, ndetse yarabaye n'igicibwa mu miryango ukamuhindura. Imana ishimwe kuko yakoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, kandi Imana y'amahoro ikomeze ikugirire neza. Gusa ubuhamya bwawe ndetse budasanzwe, kandi numva ubuhamya bwawe ndetse ari ubuhamya wafatira igihe kinini cyo kugira ngo tubwire ku buhamya cyane rwose. Yego, Imana ishimwe. Yego, Imana iguha umugisha. Rero ngira ngo niba warangije wadusengera Imana, cyangwa se nimba hari ikindi cyangwa se hari icyo tubwira, ni karibu nanone. Ariko nimba wumva warangije wadusengera Imana, Imana ishimwe. Ikintu nabwira abantu, yego, nuko turi abana b'Imana, yego, kandi turi ibibumbano. Yego, Nyankunda ririya jambo ngo yaturemye mu ishusho yayo. Yego, sibyo se? Nibyo, yaturemye mu ishusho yayo. Yego, ndumva twagarukira Uwiteka, twagarukira Uwiteka, tukava mu byo turimo, kuko niyo yatwiremeye. Yes. Kandi ntabwo yaturemye ngo kugira ngo tuze gukora ibibi muri iyi si. Yego, hari ikintu yatumye ituzanira kuri iyi si. Nibyo. Haleluya, amen, haleluya, amen. ndumva twagarukira Uwiteka, tugakorera Uwiteka, buri muntu wese yayivugira, yayihamiriza. Haleluya, ndumva twagarukira Uwiteka n'urubyiruko, kuko nanjye Satani yankoresheje ndi urubyiruko. Yego, ndumva nabo bakegera Imana bagahinduka. Imana ishimwe. Niki wabwira abantu bari mu byaha, bari mu busambanyi, bari mu biyobyabwenge? Twumvishe uduciramo muri make uburyo ndetse wanywaga za mugo, ukanywa urumogi, urumva, ndetse abantu bose cyangwa se nta buzima utaciyemo. Ubu nonaha aka kanya tuvugana, hari abantu benshi, hari n'abagore bari mu buraya, hari n'abakobwa bari mu buraya, si nabo gusa, n'abagabo n'abasore bari mu buraya, yewe hari n'abo ndetse bari kugambana bakagira n'abantu, hari n'abari kujya mu bapfumu bagakora ibyangwa n'Uwiteka, hari n'abisiga imiti kugira ngo babakunde. Abo bose barahari. Hari abantu benshi ndetse bari aho ngaho ndetse bari gufata Imana nk'idafite agaciro. Hari n'abarimo ndetse bishushanya ngo bari gusenga Imana. Uyu munsi wa none abo bose barahari. Ubu ngubu niki wabwira abo bantu? Ese wababwira iki cyatuma bagaruka bagahindukira bagakorera Imana, bitewe n'aho Imana yagukuye n'uburyo Imana yaguhamagaye ikagukura mu buraya, ikagukura mu bibi byinshi, mu buretwa bwa Satani? Niki wababwira bo kugira ngo babashe kugarukira Kristo? Nababwira ngo, egera mikoro. icyo nababwira, yego, nababwira ngo nkanjye wabiciyemo, nababwira ngo nta cyiza cya biriya byose, nta cyiza cyo gukorera Satani, nta kindi ahemba, urumva ni urupfu. Ni urupfu. Haleluya, amen. ndumva nababwira ngo nibarekeraho, bahindukire Uwiteka, bahindukire Uwiteka.
sibyo yego Imana iracyateza imbabazi yego nimba yarabashije kumbabarira narakoze uburaya mu bihugu bitatu yego u Rwanda na Kongo yego n'u Burundi ndumva nayo Imana iteze amaboko aha hose bavamo nta gukubisa ivide cyangwa nta navuyeyo gukomerekeje nta wankubise ivide urambona ko ndi muzima ese wamaze mu myaka ingahe mu Burayi natangiye mfite imyaka mike gereranya utubwire imyaka 8 uri mu Burayi yego ubwo watangiye ufite nk'imyaka ingahe ubwo geranyije natangiye ukoze mfite ubundi guhera kuri 14 nari mfite ubwibone yego ubwo ni uguhera kuri iyo myaka mbese iyo umuntu yatangiye ubwibone n'uburaya bwatangiye n'ibibi byinshi yego urumva rero nabitangiye nkiri muto yego inama nababwira ndahera ku bakobwa nanjye kunyurwa n'ibyo mu rugo yego ndarikira iby'isi sibyo se yego wanze kunyurwa n'ibyo mu rugo ugarikira iby'isi yego bikumvira ijambo ridakomeye cyane bivuga ngo nanze kunyurwa n'ibyo ababyeyi bampaye jya kurarikira iby'isi bishatse ngo ubu topic y'ijambo wanze kunyurwa n'ibyo mu rugo cyangwa ibyo ababyeyi baguhaye urangije urarikira iby'isi bigukoraho binkoraho yego ati ngwiki nimba nari umuntu yenda ni urugero mu rugo batetse umuceri ndagenda mu basore bampereza iki bampereza inyama yego yego abakobwa mujya mu basore kureba inyama cyangwa se ngo kujya mu mageto mufite ibibazo ikintu nababwira ni uko buriya wanyugwa yego ukanyugwa n'uko uri yego ukanyugwa n'uko ababyeyi bawe bari yego ibyo ngibyo ubigenjeje uko yego bizakubera byiza yego ati ngwiki kuko ushobora kutanyugwa n'umuceri wari kujya iwanyu wajya kurya iyo nyama ikakunurira yego igatuma uryoherwa ejo uri inyama aha ejo uzajya kuriyijya muri hoteli ugahita unayiruka dore iby'abasore urabiruka byanze bikunze urabiruka yego ngenda mbwira Imana ngo nagiriwe umugisha n'Imana yego sinabiruka yenda ngo nkuremo sida nibyo sinabirutse rata nabwira abakobwa ko banyugwa yego nimba mama waguhaye umuceri ubu ujye wishimye nyurwa nabyo n'ibyo aguhaye reka kwishyira hejuru no kwigira nimba mama wakubwiye ati mwana wanjye bimeze uku nyurwa nabyo uvuga ati ejo Imana izatugirira neza ariko niwiha kutanyurwa uzamera nkanjye yego uje gufata abagabo b'abandi ujye kujya uryamana yenya mbwira abantu ngo sinzi umubare w'abagabo naryamanye nabo ariko Uwiteka warawuzi ni ukuri sibyo rata arawuzi njya mvuga ngo nta soni ifite zo kuvuga aho Imana yankunda ni ukuri nta soni ifite habe na gato yarakoze rero nabwira abakobwa nkababwira ngo nimunyurwe nabwira abagore ngo nibanyurwe utazajya kwiba ngo cyangwa umugabo akubwire ngo ngo umugabo aguhe iposho y'igihumbi reka nje gusambana kugira ngo nibyo bihumbi 5 umenye ko ari umuvumo uri kwinjiza mu rugo rwawe yego sibyo rata ndabyumva cyane ni umuvumo uri kwinjiza mu rugo rwawe nimba umugabo ari kugikwa wowe ugiye gusambana bivuge ngo nta mugisha ni umuvumo uri kwinjiza kandi uwo muvumo bajya bavuga ngo wibahetse yego aba yigisha ubugize ute uba uri mu mugongo uwibahetse aba yigisha uba uri mu mugongo ako ndagafashe ntabwo narenza kuwo mugani ntabwo mwarimu wuzi reka ati ngwiki ni urubwiro nguhaye ngewe buriya iyo ndebye umwana wanjye nabyariye mu buraya yego hari ufite mukuru yitwa Jessica yes iyo njya mbwira Imana ngo ndagushima kuba warancomoye mu magana atarakura yego uri kubyumva ndi kubyumva cyane atarakura yaza kuba yarakuze nanjye deja ni umukobwa yari kuziga ibyo niga kuko sinari kuzana abagabo 2 3 ababone nawe ngo ejo bundi ntabikirara cyane
niyo mpamvu bakubwira ngo uwibahetse aba Yego. yigisha uri mu mugongo. uri mu mugongo. Uri kubyumva? Ndi kubyumva noneho. Uri kubyumva koko? Yego. Rero niyo mpamvu navuga ngo abamama duhinduke, tubere urugero rwiza abana bacu. Kuko nuja gusambana ejo bundi mwana wawe nakura azakuba. Yego. Akubwire mama, njyewe hari umwana wo mu muryango iwacu wa data wacu yari afite abakobwa babiri bose babyariye mu rugo. Noneho bucura bwabo wa gatatu yaraje nawe yarabyaye. Oya wa kane yarabyaye. Bagiye gufunga umugabo we, uzi ijambo yavuze imbere y'abafandi, yaravuze ngo nimufungurire umugabo kuko mama n'abavandimwe banjye nibo bantangiye. Ngo niba mufungurira umugabo kuko mama we ari mama we nawe yari yarazanye umwana. Urumva? N'abavandimwe be bari barabyaye. Aravuga ngo nimufungurire umugabo wanjye kuko mama wacu niwe yadutangiriye kubyara. Yego. N'abavandimwe banjye. Ubwo ni karande zibagenda. Bantu mufite karande muhindukire musenge. Duhindukire Uwiteka. Mwegere uyu mubyeyi abigishe gusenga. Kuko bahindukire Uwiteka. Nimudasenga izi karande zirabegera. Ziratwegera. Noneho twebwe twanagira na karande mbi kuko ufite mukuru wanjye yabyaranye na mubyara wanjye. Ufite mukuru wabyaranye ne? Na mubyara wanjye. Ikarande. Urumva Imana idakura kurera cyane. Urumva Imana itarandege. Urumva Imana itarancomo. Uko niko kuri. Ibaza kubyarana na mubyara wawe. Na mubyara wawe. Kandi nabo bakobwa babyaranye na babyara bawe. Urumva atari karande. Karande ziteye ubwoba. Umuntu wese wumva ko afite karande niyegere. Nanteretaga ariko nje nkabyanga. Haleluya. Amen. Nkabyanga nkavuga ati sinabyarana n'ababyara banjye. Rero nababwiraga ngo nibahindukire Uwiteka. Bahinduke. Uwiteka aracyateza imbabazi. Uwiteka aracyafite imbabazi, aracyateza ibiganza. Abakobwa munyugwe, nimutanyugwa n'ubuzima murimo ejo bundi muraza kugira ute ibyari amata birahinduka iki? Yego. Amata aragwa mu ishusho. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kwishimira. Yego. Ubuhamya nakagaruka n'ijambo ry'Imana nakagaruka. Reka tumwinginga dusengera Imana, hanyuma mukore subscribe, comment, hanyuma nimumukunda kazagaruka nimubyandike muri comment, hanyuma azagaruka tubwiriza ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nawe ntuhejwe, niba hari ubuhamya ufite ngwino tubwire, hanyuma ndetse dukizwe duhinduke. Hari abantu benshi bakeneye guhinduka. Imana ishimwe. Hari abantu benshi bakeneye guhinduka, kandi ikindi inshuti z'umusaraba ndagira ngo aka kanya duhe na nambaze, hanyuma kubwo kugira ngo ndetse nushaka gukomeza uzabashe kumubona gukomeze, nushaka ndetse ubasha kugusengera karande zikavaho. Kare nibwo nari kuvuga ngo mumushake, akavuga ngo mushake Uwiteka. Uwiteka ari muri we, ahubwo mushaka uyu mubyeyi agufashe gusenga, agufashe gusenya karande, kuko yabonye asenya karande y'uburaya imuvaho, ibintu birahinduka, amateka arahinduka. Ubu ngubu wari indaya, wa wundi waryamanaga n'abagabo benshi ku munsi, ubu ngubu yahindutse, twavuga ko yahindutse nk'ikira umushya. Imana ishimwe cyane. Yahindushe mushya, abo w'agaciro. Ubu ni mama runaka, mama hori mama hori. Ubu ni mama hori kandi w'agaciro ndetse w'umumaro, ndetse afite n'umutware ndetse w'umumaro Imana ndetse yamuhaye. Kandi namwe mukunda abatware banyu, namwe mukunda abagore banyu, kubera ko nabo umugisha n'Imana yababahaye. Yaduha nambaye, karibu wahereza abantu namba yawe, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abadiaspora ndetse n'abantu bari mu bihugu bitandukanye. Bahe namba yawe, Imana ibaha umugisha. Mukora subscribe, share na comment. Imana ishimwe. Karibu bahe namba. Loya. Amen. Nimero yanjye ni 079 079 63 63 64 019. Airtel nayo yego ni 073 073 nanone 73 650 22. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Nomero nizo wamushakiraho no kuri WhatsApp 0
yego imana iguhe telefone ya WhatsApp. hari igihe abantu baba bari hanze abandi bari ndetse mu Rwanda bikaba ngombwa ko bavuga ati dukeneye umuntu udufasha gusenga tukaruhuka mu bwonko, kuko Yesu araruhura kandi aruhura akoresheje abantu b'Imana nkawe. buriya nkawe ufite ibihamya byinshi, ufite n'inzira nyinshi waciyemo ku buryo nawe waza kubwira ngo ariko runa waje tukagutereta tukagukubita ku note hanyuma bikabasha kugenda neza. Rero ufite ubuhamya bwinshi, ahubwo tuzagutumira ubutaha wigishe abantu b'iyi minsi, ingo z'iyi minsi, abaca inyuma abagabo, abaca inyuma abagore babo. Icyo kintu tuzagutumira, icyo kintu tuganirize ku iryo jambo ndetse ryo guhura abo bantu b'Imana. Imana muri umugisha kandi Imana ikwishimire. Shalom shalom, turabakunda, bakongera ukadusengera Imana. Turagushimye Uwiteka, turagushimye kubanye natwe, amen. turagushimye ko uturengeye aya masaha. Imana ishimwe, tuhabwe icyubahiro ni wawe. uri mwiza, turagushimye kubw'ubuhamya bwawe, urakiranuka Yesu, turagushimye kubw'ijambo, uri gitangaza Yesu, ni wowe ubohora Mwami, ni wowe urwanirira abantu bawe Kristo, ni wowe Kristo mwiza urengera abawe, ni wowe ndetse ujya ubasha kurwanirira ubwoko bwawe. Reka rero iri jambo ribe iry'umumaro, ubuhamya bw'umumaro, bubere buri muntu wese agaciro, bubere buri muntu wese nyir'ingabo Imana, ndetse Kristo mwiza inkomeze mu rugendo, maze Mwuka Wera azenguruka atembere, Mwuka Wera w'Imana atambagire, kandi amaraso ya Yesu abe ku buzima bwa buri muntu wese. Uri mwiza Yesu, rero kubw'ibitangaza byawe ukoze, ngaho tuguha Mwami Yesu, turagushimye kandi Kristo mwiza dusaba umugisha abantu bawe. Urakoze ni mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, amen amen amen. Reka dukomere Imana amashyi. Imana ishimwe cyane.